nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe mukurikiye ikiganiro ibirari by'ubutagatifu Kristo Yezu akuzwe. Ngarutse none kubaganiriza ku muntu utarashyira mu rwego rw'abatagatifu ariko biri mu nzira nziza rwose. Uwo ni mama Wilhelmina, Maria Wilhelmina. Ariko mbere y'uko tuvuga n'uwo, twibike yuko atari we wenyine. Twavuze kubaho Imana y'Ubugande, nano hirya n'abirabura bagenzi bacu ni benshi kandi, ndetse hano hakurya muri Kongo mu cyahise cyitwa Zaire kuri icyo gihe witwa Anuarita Nengapeta yahowe Imana ari umubikira, none ubu yagizwe mu rwego rw'abatagatifu. Twabonye mutagatifu Bakita. Hari n'abandi benshi cyane cyane biganje muri Misiri na za Libya na biriya bice by'amajyaruguru ya Afurika, benshi navuga y'Abarabu. Ikindi nagira ngo mbabwire wenda mutari muzi nuko kugira ngo umuntu ashyirwe mu rwego rw'abatagatifu hari urugendo rurerure bisaba. Nko murabizi ko mu Rwanda dufite umuryango wa Rugamba Sipiriyani uri muri icyo byiciro. Ubu bari mu cyiciro cya mbere cyitwa abagaragu b'Imana. Gusa bisaba igihe, bisaba n'amafaranga menshi yo kwiga kuri ubwo buzima. Abava muri misiyo iyo ngiyo Vatikani bakaza kubyigaho, izo ngendo zabo ibiki igihugu nicyo kibyishyura. Rero usanga muri Afurika nyine bitugora. Nicyo kintu numva twasabira Kiliziya kugira ngo ibone uburyo yorohereza n'abadafite ayo mafaranga, izo ngero nziza ziboneke, bagezwe mu rwego aho dushobora kubareberaho, Kiliziya zishobora kubareberaho, kuko barahari benshi. Hari abandi benshi ibyo ari byose tuzi. Hari abanyarwanda bitangiye abandi bakabapfira mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mbese dufite natwe abatagatifu benshi, ahubwo ni uko wenda kugira ngo umuntu agere muri icyo cyiciro aho abera bose urugero muri Kiliziya bakazamuka mu rwego rwa ritari nk'uko babivuga, bisaba igihe, bisaba n'uburyo bwinshi. Ariko ntimugacike intege mubonye wenda tugumya kwizimba ku batagatifu bazwi cyane wenda b'abazungu, ariko n'abirabura bahari benshi. kandi nawe no mu baturanyi bawe wenda waba uzi umuntu wakubereye urugero akihangana ibintu bikomeye, ukavuga uti yewe uriya yari intwari mu Kristo. Abo bose rero ni ingero nziza twareberaho bavandimwe. Gusa uyu munsi nagira ngo turebe kuri Wilhelmina utaratangirwa n'urwego na rumwe, nta nubwo arashyirwa yeguye mu bagaragu b'Imana, kubera yuko urubanza yapfuye yapfuye vuba cyane muri 2019. Ngiye kumubwira ku mateka ye, ntabwo asanzwe. Atwereka yuko ubutoni ku Mana butarobanura koko. Imana ni nziza kandi ni nziza ku bantu bose. Mama Wilhelmina, Maria Wilhelmina Lancaster, yavutse mu by'ukuri amazina ye y'ababyeyi ni Maria Elizabeth Lancaster. Irya Wilhelmina yifashe ajya kwiha Imana, yigana izina rya Wilhelm yari kopiye kuri umuntu wari umujyanama wa roho ye, padiri wamubereye umuyobozi mwiza wa roho. Afata iryo zina rye ajya kwiha Imana, yitwa Maria Wilhelmina. Rero izina rye ryo kwiha Imana mu by'ukuri rirambuye ryose yitwa Maria Wilhelmina wa Rozari Ntagatifu. Yavutse ku itariki ya 13 Mata muri 1924. Yitaba Imana muri Gicurasi ku itariki ya 29 2019. Murumva ni vuba cyane. Ni umwiraburakazi wo muri Amerika. Yavukiye muri Amerika. Ibisekuru bye n'abacakara. Ni bene babandi bajyanywe bunyago. Seribana navuga ko ari bunyago, batwawe bajya gucuruzwa, bakambuka bajya guhinga ibisheke muri Amerika. Rero ni umwuzukuruza w'umucakara. Mama we yari mwarimukazi. We urumva bari baramaze gutera imbere, nubwo bari barajyanywe bacuruzwa, ariko kubigenjana byagiye bishira, bagiye baniga.
nyina yari mwarimukazi w'umukristo cyane yitwaga Ella, akaba yarapfuye ngo amaze kwinjiza muri kiliziya gatolika abantu barenga 100 bava mu yandi madini cyangwa se babatijwe bava mu madini ya gakondo. Urumva ko mama yari umukristo cyane. Rero ikintu gitangaje kuri uyu Maria Wilhelmina nuko umwaka ushize igihe bisizaga isabukuru y'ivuka rye mu ijuru cyangwa se umunsi yitabaho Imana, bataburiye umurambo we bagira ngo bamushyingure mu buryo bw'icyubahiro, ngira ngo bamwimurire aho bagombaga kumwimurira, basanga umubiri we uracyameze uko wari umeze bamushyingura, nta muti bawusize. Ni igitangaza gikomeye cyabaye. Ubu abantu bari kujya gusura imva ze cyane, bane mu nyumva wenda muri Amerika, cyane cyane hariya yabaye hafi yaho yabaye, cyane cyane nkamwe batuye muri leta ya Missouri cyangwa ahahegereye. Rero dore uko avuga ubuzima bwe. Aravuga ati navutse nitwa Maria Elizabeth Lancaster ku cyumweru cya Mashami tariki ya 13 z'ukwa kane 1924, mvuka ndi wa kabiri mu bandi bana ba Oscar na Ella Lancaster. Ku itariki ya 2 z'ukwa kane 1934, urumva aramaze kugira imyaka 10. Ati nahawe Ukaristiya ya mbere. Icyo gihe sinzibagirwa ukuntu Nyagasani yansabye kuba uwe wenyine. Yasaga nk'umugabo ufite igihagararo cyiza, gishinguye, afite n'ubwiza butangaje, maze bitamwemerera. Ubwo ahita nansaba kujya mpura nawe buri cyumweru igihe cyose ngiye guhazwa. Nta muntu umwe nabwiye icyo kiganiro kubera ko nzi ko abantu bose iyo bahawe Ukaristiya ya mbere Yezu abaganiriza gutyo yanganirije. Uko nagiye nkura ntabwo nari nzi icyo bivuga kuba umwihariko wa Nyagasani. Nyuma y'igihe nibwo umujyanama wa roho yanjye wabanje witwa Padiri Lawrence Rost yahoraga njya kumureba buri wa gatandatu. Burashaka ko aramuhaga penitence buri wa gatandatu kugira ngo azahazwe ku cyumweru nyine yiteguye neza. Niwe wambaje niba narigeze ntekereza kuba umubikira. Ubwo nahise nandikira umuryango w'ababikira biyeguriye ubuntu bw'Imana. Ntabwo nzi niba mbishyize mu Kinyarwanda neza, bavuga ngo Oblate Sisters of the Providence. Buriya la Providence mu Kinyarwanda si ubuntu bw'Imana. Babaga rero i Baltimore. Babanje kumuhakanira bamusaba ko abanza kurangiza amashuri yisumbuye kuko yarakiri mutoya cyane. Icyo gihe afite imyaka 13. Ikindi yibuka cyamubayeho, ati ndibuka yuko nkiri muto cyane nafite nk'imyaka 2 gusa nabonekewe na Bikira Mariya. Avuga kandi ko mu gihe cyo kwiga amashuri abanza ndetse na segonderi agaye ababyeyi be ngo bamutetesheje cyane, bakamushyira mu bitabo, ntamenye uturimo two mu rugo. Mbese yari Nyiramariza, ntiyarazi guteka, ntiyarazi kumesa, ntiyarazi kudoda. Ubundi abandi bana mu gihe cye baga bazi kudoda, kudesha imashini, kuboha se, n'indi mirimo isanzwe yo mu rugo. Rero yabaye mu bitabo cyane kandi abona ko byamukurikiranye. Ati mama nawe yari umuntu wo mu bitabo, yari n'umwanditsi mu binyamakuru by'abirabura. Ati nubwo nifuzaga ko mubikira numvaga nzabifatanya no kuba umwanditsi. Icyazaga mbere ye mu byifuzo byo kuba umwanditsi wenda wo mubikira, ariko ikibanze ari kuba umwanditsi. Ati nanditse igisigo cya mbere niga mu wa 4. Nyuma nkajya nandika mu ikayi ibisigo byinshi bifite injyana, atari ko mu by'ukuri nashakaga kwandika izindi nkuru nini zihimbye neza ku buryo abantu bazisoma zikabashimisha. Inkuru za fiction cyane cyane zo yumvaga yakwandika. Amaze no kwinjira mu babikira, nibwo wa mugabo amubonekeye yahawe Ukaristiya ya mbere. Ubwo ni Yezu nyine yaragarutse kumuha ikaze, aramwiyereka, maze amushyira ukuboko ku rutugu n'urukundo rwinshi, aramubwira ati rwose noneho ubu uri uwanjye. Imyaka 2 n'igice ya novisiya yayibayemo ari ibihe by'umunezero. Ni naho yamenye inyandiko za Mutagatifu Ludovico Maria Grignion wa Montfort, uriya wanditse ibanga rya Mariya, ubuyoboke nyabwo kuri Bikira Mariya dukwiye kugira. Yanditse ibintu byiza cyane. Waba afite nk'ako gatabo ducuruzwa henshi hatandukanye. Hari abacuruza ibikoresho bitagatifu, hari za Sainte Famille, hari za Regina Pacis n'andi hatandukanye. Ibanga rya Mariya cyangwa se Le Secret de Marie muzayibona n'inyandiko ya Mutagatifu Ludovico Maria Grignion wa Montfort. Rero ababikira yari yeguriyemo Imana, biyeguriye ubuntu bw'Imana, bari bariyeguriye cyane, biyakundaga cyane Bikira Mariya ndetse bakambara n'umudari w'ibitangaza. Rimwe rero mu bikira mugenzi we aramubwira ati ukuntu ubayoboke mwiza Bikira Mariya, ariko ntabwo uragera
uragera aho ugomba kugera kuko ntabwo uraba umuja we. Iryo jambo ngo riramukora ku mutima cyane, avuga ati ese ni gute ndaba umuja wa Bikira Mariya? Ajya kubaza umukuru w'abanovisi, araseka aravuga ati twese hano turabaja ba Bikira Mariya, dore n'umudari urawambaye. Ariko kuva icyo gihe we ngira ngo niho yatangiye no gutekereza ku izina harazitwa, kuko yitwa Mariya Wilhelmina wa Rozari Ntagatifu. Yumvise ko kuba umuja wa Bikira Mariya ari gukunda kuvuga rozari. Mariya Wilhelmina yakoze amasezerano ye ya mbere mu 1944, asezerana ubukene, kumvira n'ubumanzi. Hari ku itariki 9 z'ukwa kane uwo mwaka. Yamaze imyaka 22 yigisha muri primaire mu mwaka wa 4, cyangwa se no mu yindi myaka bakamuhinduranya, ariko ntigeze akunda uwo mwuga wo kwigisha. We yumvaga agomba kuba umwanditsi, nicyo kintu cyari kiri muri mu mutima. Ariko nyine akandirwa agasanga n'indi mirimo nyine yo mu rugo yakifuje gukora agasanga ntayizi. Yavuze ati mu by'ukuri nasanze ndi nkeho, sinari nzi guteka ngo ntekere ababikira, sinari nzi kudoda ngo mbere abadodera. Ati mbese muri iyo myaka ye agitangira kw'Imana ngo yagize akantu kameze nk'umubabaro ukomeye, avuga ati ndumva ntacyo maze, ubuse maze iki? Ubuse mbereyeho iki niba ntazi imirimo? Mu gihe rero umunsi umwe ngo aribise umutwe ku meza arimo yibaza ukuntu atazi imirimo, igisigo kimuzamukamo ngo cya Yezu mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya, aracyandika, abona ari igisigo cyiza cyane, ahita yirukanka agihereza umubikira ajya agacunga mu igare, mama Benigne. Sœur Benigne yari umukecuru wari umunyamuziki, nawe wahimbaga indirimbo bifashishaga cyane muri communauté. Ubwo rero yahise amushyira icyo gisigo, maze mu byumweru 2 aba yakozemo indirimbo y'igitangaza. Rero byaramushimishije, bimuvana muri ako gahinda yatangiye kugira, abona ko nawe hari icyo amaze. Rero Nyagasani amweretse ko mu by'ukuri icyo ashaka ari umutima we, atari iyo mirimo ahari. Ngira ngo ikindi avuga kuri mama Benigne, avuga yuko mama Benigne yari umubikira wari uteze ivara nyine yikwije, mu gihe yasezeranaga bari basigaye baritegeramo hagati. Akavuga ati kwikwiza ivara kwari kujyanye n'amategeko, navuga arushijeho kuba navuga kakaye se, kuba arushijeho kwegeranya roho zabo. Kuvuga ngo uko bagendaga iminsi ishira muri aba bikira, bagendaga basukamo utuzi boroshya. Hanyuma akabazwa n'ukuntu y'ivara rye nyine nawe ritangiremo hagati mu mutwe, binajyanye nyine n'ibintu bakoraga bituma basohoka cyane. Wenda se ikindi akavuga ngo ubucece bwari bwarashize muri uwo muryango, kandi ubundi watangiye ari umuryango ucecetse, bagiye umwanya munini wo gusenga, ariko ngo urusaku rwari rumaze kuhaganza. Rero biramubabaza ku buryo yatangiye no gutekereza uburyo yahindura icyerekezo cy'umuryango, bagasubira ku buryo bakoraga mbere. Rero nyuma y'imyaka 22 nyine ari umwarimukazi, yavugishije mu kiganiro ajyanye n'umukuru w'umuryango, yamuhinduriye imirimo. Avuga ati ese wifuza kuba iki? Ati nawe ndakuba umwanditsi. Ati nyemera nandike amateka y'umuryango, basi umuryango wacu ugire amateka yanditse. Undi aramwemerera, ahitamo kugira ngo abikore, amugira kuba umunyamabanga, donc archiviste, umuntu ubika inyandiko z'iyo kuva z'uwo muryango. Kuva icyo gihe rero abona umwanya munini wo gusoma no kwandika, none atangira gukora ibyo akunda. Rero muri iyo minsi nibwo abonye umwanya wo kujya yumva ngo yasomaga za raporo za chapitre bajyaga bakora, iza nama z'abari mu miryango y'abihaye Imana. Ubundi ngo muri uwo muryango uretse kuba bari bacecetse, bajyaga bakora na chapitre, iyo nama bahuriramo buri kwezi. Rero ngo ibyo byari byaribagiranye bikamubabaza, noneho atangira kwifuza kugarura bya bindi bya kera. Icyo gihe rero ikintu Mariya Wilhelmina yakoze, yaravuze ati reka mprofite iyi position ndimo nk'umuntu ushinzwe kubika no gutegura agenda z'inama, nacyo ngishyiremo mu bintu ushobora kwigaho. Asaba yuko ngo hazaba hari muri 1974, asaba yuko ngo habaho agatsinda k'ababikira bato bashinzwe by'umwihariko gusengera umuryango no kwinjira mu bucece, bakabyutsa mbese nk'urugero rwa kera rw'ibyo bakoraga kera. Gusa icyo gitekerezo nyine baramusetse batereka ibyo ngibyo nibyo muri Moyen Age, nibyo mu binyejana byashize, ntabwo ibyo ngibyo bigezweho. Ntabwo rero byahise bikunda, ariko buhoro buhoro yagiye abizanamo avugurura umuryango, ndetse
agera no ku ndunduro yabyo, agera aho yishingira umuryango we bwite. Navuga gutyo ariko ni mu izina rya Kristo, ntabwo ari we muryango we bwite, ahubwo yashinze umuryango nyine twabonye witwa ababikira Mariya umwamikazi w'intumwa, ababenedikitini ababikira Mariya umwamikazi w'intumwa. Nibo yashinze mu 1995. Urumva hashize imyaka 50 yihaye Imana, aba muri babandi muri babikira ba mbere. Ngo baramusetse bavuga bati se umuntu umaze imyaka 50 mu muryango awuvamo akajya gushinga undi? Ariko arabwiraga ati mu by'ukuri ntabwo wabirebesha amaso y'umubiri ngo ubyumve, nta nubwo wabyumvisha amaso amatwi y'umubiri ngo ubyumve, ahubwo ibi ngibi byasobanuka gusa byonyine mu kwemera. Yari afitanye rero ibanga n'uwamutumye ryatumaga yumva ko ari mukuri. Nibyo koko kandi abo babikira yashinze bahise bagira uburumbuke bwinshi, babera imbuto nyinshi aho bari. Kandi urumva yaramaze no gukura. Urumva muri 1995 wavutse muri 1924 yaramaze gukura, ariko izo mbaraga yazikoresheje ashinga umuryango wundi wiyegamije ku bapadiri ngo ba Mutagatifu Petero aho ngaho iwabo. Bakora ubutumwa butandukanye, ariko bo barushaho kwiyegereza isengesho n'ubucece. Bituma za byindi yajyaga yifuza abonaga binabura muri wa muryango yabayemo, abona uko abikora muri uwo muryango wundi. Ikindi cyashimishije mama Maria Wilhelmina nuko yahoraga yandikira Papa Yohani Pawulo wa kabiri, yamugisha inama se, yamushimira, amuganiriza, anamusaba kuzahura nawe, maze inzozi ze zirashyira ziba impamo. Mu 1948 barahura. Nako ni mu 1998 barahura, aramushimira cyane ati merci pour tout, ndagushimiye kuri byose. No vuga ngo ashobora kuba ari umuntu amubaye hafi yamugira inama. Rero urumva barahuye, yagize ayo mahirwe yo kubona. Urumva iyo ni consolation, uri umushinga umuryango ukahura n'igisonga cya Kristo, akahura na Papa akabiha umugisha. Urumva byaramushimishije cyane. Rero umuryango yashinze we yashatse kuwegamiza yakundaga umuco, tradition za kera za Kiliziya, ndetse agakunda n'ibyo Kiliziya n'uburyo liturujia yabaga imeze imbere ya Vatikani ya kabiri. Rero uwo muryango niyo mpamvu yabona wegamije abo bapadiri biyegamiza Mutagatifu Petero basomaga iyo bita messe tridentine. Ni misa ngira ngo ifite uko ayiteye, irimo imihango myinshi, donc igihe cya consecration kirekire gihagije. Abafite ubushobozi mwabibona kuri YouTube biba biriho, burya mushaka kwandikaho messe tridentine mukareba ukuntu bimeze, hariho n'ibisobanuro by'uko ikorwa. Rero ni liturujia ishingiye muri tradition za kera, mu mico ya kera, iha umwanya munini consecration, igice cy'ijambo ry'Imana n'inyigisho, ahubwo bikabona ari byo bitoya. Ikindi nyine n'amasengesho bakoraga mu rugo n'imico byose byari byo muri Vatikani, muri Concile ya Vatikani ya mbere. Donc bakomeje za tradition za kera mbere yuko haza impinduka nyinshi mu Kiliziya abenshi twebwe ngubu tugenderaho. Mama Wilhelmina yashatse guha umuryango yashinze umurage ukomeye cyane wo gukunda Bikira Mariya. Mama uyu mubikira murabona yuko yakundaga cyane, ngira ngo yakomeje kuba inspire, yakomeje gukurikiza inyigisho za Mutagatifu Ludovico Maria Grignion wa Montfort. Uyu munsi hari akantu nasomye na postinze, hari umupadiri w'umuhinde ujya ukunda gupostinga muri ukwezi kwa Rozari ibyo twazirikana kuri Bikira Mariya na Rozari. Uyu munsi yari postinze ati uyu mutagatifu nyine Ludovico Maria Grignion wa Montfort avuze ati iyo Yezu y'Imana ishaka kukugira umutagatifu w'ikirenga iguha urukundo rw'umwihariko rwa Bikira Mariya, gukunda by'umwihariko Bikira Mariya. Rero uyu nagira ngo na Maria Wilhelmina nawe yari yarabonye iryo banga, avuga ati abakobwa banjye bagomba gukunda by'umwihariko Bikira Mariya. Ashingiye cyane cyane kuri hariya mu byakozwe n'intumwa, avuga ati bari bashishikariye gusenga bari kumwe na Bikira Mariya nyina wa Yezu. Rero iryo ni ijambo yabaraze ribakomeyeho nabo, rituma baguma basenga ariko biyambaza Bikira Mariya kandi basengana na Bikira Mariya. Tugiye kuvuga rero ku munsi w'urupfu rwe. Mu minsi ye ya nyuma babonye itangiye kubona ko intege zigenda ziba nkeya,
ababikira yashinze bakomezaga gusaba Imana bati uzatubabarire tubone fondatrice wacu wadushinze mu masaha ya nyuma apfe turi kumwe. Barabisengeye rwose, babihigiye barabisengera kandi ko byagenze. Mbere rero yo gupfa yabanje kubaganiriza, binjiye mu cyumba cye baravuga, basanga arimo aravuga ngo Yezu Yezu, ngo mbega ukuntu uri umushumba mwiza, ati urashaka ko twese tujya mu ijoro, twese ati mwese mugomba kujya mu ijoro. Baramubaza ati ese urimo uraganira na Yezu? Ati Yezu nguriya ndimo ndamureba. Rero wa Yezu wahoze amubwira ati uzambere uw'umwihariko wanjye, akamufata ku rutugu akubwira ati ubaye uwanjye. Yakomeje n'ubundi no kumusura no mu minsi ye ya nyuma. Ku itariki 10 z'ukwa mbere muri 2004 ku itariki ya 10 z'ukwa mbere niho yatangiye kugaragara nk'umuntu ufite intege nkeya, atangira no kuvuga ayo magambo. Hanyuma arongera ababwira ati ijuru Yezu arashaka ko twese tujya mu ijuru. Ati hano ndashaka kongera gutsindagira ijambo mvuge ngo ni ukuri twaremewe ijuru pe, ntabwo ryaremewe bamwe ngo abandi basigare. Kujya mu ijuru bisaba ibintu bibiri, bisaba ubushake bwawe n'ingabire y'Imana. Ingabire y'Imana ntabwo yagufasha udafite ubushake. Nanone ufite ubushake gusa, ingabire y'Imana itabijemo ntabwo wabigeraho. Ibyo byombi bibiri ubigezeho, ubishoboye, ubikoranye, ngira ngo urugendo rwashoboka rutugeza iwacu mu ijoro. Ikindi kintu cyamuranze, yakunda kurangamira umusaraba, anabiraga abakobwa be, arababwira ati ngo ako kanya arimo kuvuga nyine ngo arashaka kujya mu ijoro, ndashaka kujya mu ijoro, ndashaka kujya mu ijoro, ngo ahita ahindukirira umusaraba wari uri, ngo arawitegereza, arababwira ati buri munsi mugomba kuzirikana ku musaraba, niyo nzira igana mu ijoro. Na n'uyu munsi rero ababikira Benedictine ba Bikira Mariya umwamikazi w'intumwa bari ahantu hatandukanye, harimo Pennsylvania n'ahandi, bakoresha iyo liturujia ya messe tridentine ndetse n'amasengesho yabo akenshi bakoresha muri za brevieri, amasengesho y'abihaye Imana bakoresha ururimi rw'ikilatini. Rero bakomeye ku muco wa kera wa Kiliziya, ngira ngo ibyo byose n'ingabire Nyagasani bashyira muri Kiliziya ye kugira ngo niba hari n'uwari buta umurongo abamwibutse iby'ingenzi. Niki twazirikana se kuri mubikira utashyira mu rugo rw'abatagatifu, ariko Imana yakoreye igitangaza gikomeye. Ni ukuvuga ngo si we wenyine mu by'ukuri twabonye na mutagatifu n'umuhire, ariko ko vuba cyane agiye gushyira mu rugo rw'abatagatifu Carlo Acutis. Nawe niko byagenze, basanze umubiri we uri intact, utarigeze ubura habe na gato. Ndetse na Padre Pio mutagatifu murabizi ko ariko bimeze. Hari n'abandi benshi tuzabona. Rero iyi ni ingabire, murabizi na mutagatifu Bernadette w'Irurude nawe arakiryamiye nk'umwana muto rwose wiryamiye aho imyaka yose ishize. Rero ibyo byose ni ibimenyetso ngira ngo ijuru riba ritanga kugira ngo n'uwashidikanya ko uwo muntu ari umutoni abone ikimenyetso. Ntabwo twese tufite ubwo butoni bungana, kuko ntabwo tubonekerwa nk'uko yabonekerwaga, ntabwo dufite izo faveri nk'izo yari afite, ariko natwe dufite ubutumwa, twarabatijwe, duhabwa amasakaramentu, abandi wenda mu birimo ntimurabigera ko mu birimo. Nagira ngo twese mu by'ukuri ikitugeza mu ijuru ni ukwemera, ukwizera n'urukundo, kandi tubironkera muri batizo n'andi masakaramentu tubona. Izo faveri ziza ku bushake bw'Imana, kandi ntabwo ari zo ngombwa. Icyangombwa ni uko kwemera, ukwizera n'urukundo. Reka tubiharanire, twikorere umusaraba wacu buri munsi, dukurikire Yezu ko aravuze ati ushaka kunkurikira yiyibagirwe ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire. Arongera avuga ko inzira ijya mu ijuru ifunganye, ko atari igihogere. Ni byinshi rero tuzatugenda twibukiranya kugira ngo inzira idushobokere, duterane inkunga. Reka tuvugire ngo hamwe ngo hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.